tugeze muri wa mwanya wa Meet Tonight aho tuba dufite umutumirwa katuganiriza tukamubaza n'ibibazo muri tayari. Kuri uyu munsi rero twagiriye ubuntu bwo kwakira umushyitsi ukomeye cyane, Minisitiri wacu wa Minubumwe. Amashyi menshi cyane kuri Minisitiri. Tumusaba atambuke n'amashyi menshi cyane mudufashe twakire Minisitiri wa Minubumwe. Minisitiri biriwe neza? Ndabashimije cyane. Muraho? Twishimiye kukwakira. Minisitiri, dukunda kugukurikira ariko uri na dogiteri, ariko ngiye ndashaka kubaza ikibazo. Wize amateka? Amateka hari ayo nize mu ishuri n'andi menshi niyigishije, kubera gusoma, kubera kuyakunda no kubera ibihe u Rwanda rwanyuzemo, nkasanga mfite inshingano yo kuyamenya, kuyasobanura, kuyigisha, kugira ngo tuvanemo amasomo yo kuyigiraho no kutaza ibyiza tubihamane ariko ibibi tubyirinde. Amashyi cyane kuri Minisitiri. Minisitiri, amateka y'igihugu twayakomerekeyemo twese, wowe by'umwihariko yaba yarabagizeho izihe ngaruka? Amateka y'igihugu igihe kinini nakibayeho neza, mbana n'ababyeyi, ndakura, ndiga, nagize amahirwe yo kwiga, ariko hari benshi cyane bitashobokeraga. Ni amahirwe adasanzwe icyo gihe. Si nk'ubu ngubu mujye mwishima iyo mubona mujya mu ishuri. Ubu twinginga abana ngo bajye kwiga. Ku gihe cyanjye kwiga byari amahirwe leta yarakwemereraga cyangwa ikanga. Icyankomerekeje n'icyanakomerekeje abandi benshi, banyiciye ababyeyi muri jenoside, bica barumuna banjye ku itariki 21 z'ukwa kane mu mwaka w'1994. Ibyo byarankomerekeje nk'uko nanakomerekejwe na jenoside ubwayo, kuko buriya leta ubundi bereyeho gukorera abaturage, kubaha iterambere, kubabanisha. Iyo rero leta yahisemo kwigisha bamwe, kwica abandi, ibyo byarambabaje kandi birankomeretsa, binampa n'inshingano yo kugira ngo njye nigisha kubimenya no kutazabisubiramo. Murakoze cyane Minisitiri. Abajene benshi bumvishe Minubumwe, ni minisiteri ishinzwe gutegura ibikorwa byo kwibuka. Ubundi Minubumwe inshingano zayo ni izihe? Ubu ntabwo murabimenya? Ntabwo muzi inshingano za Minubumwe? Ngiye guhaguruka nigendera. Minubumwe ifite inshingano enye z'ingenzi. Iya mbere ni inshingano yo kubungabunga amateka y'u Rwanda. Amateka y'u Rwanda arimo buriya ibice binini cyane byiza by'ibinyejana byinshi. Hano mwahoze muririmba indirimbo z'umuco, indirimbo nziza cyane, ziriya zigaragaza ubutwari bw'Abanyarwanda, ubwangamugayo, ishema, gukunda igihugu. Ayo nayo ni amateka meza y'u Rwanda. Aya mateka rero Minubumwe iri mu nshingano zo kuyabungabunga, kuyamenyekanisha no kuyigisha yose uko angana. Hari abajya bakeka ko ni nk'uko waruvuze ko Minubumwe ishinzwe kwibuka. Kwibuka ni igice kimwe mu nshingano Minubumwe ifite. Ikindi ni inshingano ijyanye noneho n'umuco, kumenyekanisha umuco nyarwanda. Nk'iki gitaramo turimo hano, igitaramo n'umuco nyarwanda. Abanyarwanda barahuraga bagatarama, bagasangira, bakishima, bagaseka, bakakora urwenya nk'uko muriho mubikora, n'abashimye cyane. Ibyo rero ubu natwe turi mu nshingano za Minubumwe, ubu mwadufashije. Hanyuma tukongeraho ikindi gice kirebana no kwigisha inshingano mboneragihugu. Bivuze iki? Inshingano mboneragihugu ni ukuvuga ko igihugu kiduha ibyiza, kitwubakira imihanda, kikubaka amavuriro, kikubaka amashuri, kikaduha ibikorwa remezo byinshi. Dufite rero natwe inshingano zo kubirinda. Dufite n'inshingano yo kurinda igihugu. Dufite inshingano yo kubaka ubumwe bwacu. Iyo nayo tubinyuza mu itorero, tubinyuza mu biganiro,
nacyo nicyo gikorwa minumwe ikora kindi. Hakaba n'indi gahunda twita ndi umunyarwanda yumvisha nabyo n'ibiganiro dukora mu nzego zose, mu rubyiruko, ikitwa rubyiruko menya amateka, bamwe mu benshi murabikurikira, kumva ko dufite ibiduhuza byinshi aribwo bunyarwanda, ururimi, umuco, noneho n'indangagaciro na kirazira duhuriyeho. Iyo rero kitwa identity bitugize minumwe ibereho kugira ngo ibyibutse, ibimenyekanishe kandi tubirinde. Ari nayo mpamvu n'ururimi rw'ikinyarwanda nashimye yuko mwatangije ko tugomba kurwitaho, kurumenya, kuruvuga neza. Ngize inshingano za minumwe muri makeya. Kwibuka rero kiza ari kimwe mu bikorwa bigamije gusigasira ayo amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, kubera yuko jenoside yakorewe Abatutsi yashenye igihugu ku buryo bukomeye. Tugomba rero kumenya icyo gice cyayishenye kugira ngo tubyirinde, kandi twibuke n'abayizize twe kujya tubibagirwa, tunarwanye n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside ishaka kudusubiza mu mwijima n'icuraburindi twanyuzemo. Amashyi cyane kuri minisita wacu. Minisita, uko imyaka igenda ishira hagenda hagaragara icyuho hagati y'abakuze n'abakiri batoya ku bijyanye no kumenya amateka. Ese hari gukorwa iki kugira ngo abakuru barusheho gusangiza abatoya amateka y'iki gihugu cyacu? Hakorwa byinshi, kandi dufate nk'iki gikorwa turimo nimugoroba. Gen Z mwantumiye ndaza, ndi mu bakuru, ntabwo ndi mu rubyiruko. Ni ukuvuga ko ibyo leta ikora harimo no guha urubyiruko umwanya wo kuganira nabo. Hari gushyiraho gahunda zo kuganira mu miryango, mu midugudu. Hari gushyiraho gahunda z'itorero mu mashuri, ibigo byinshi by'amashuri murimo birimo itorero, mujyamo mukaganira, mujyamo mukitoza. Harimo n'ibikorwa buriya bijyanye n'imikino, kuko imikino nayo si ugukina gusa ariko bihuza n'abantu bakanungurana ibitekerezo. Harimo noneho n'ibyo biganiro nabwiraga bya Ndi Umunyarwanda na rubyiruko menya amateka, aho abakuru baza bakabasobanurira amateka yaranze igihugu, yaba ibyo bice byiza cyane by'imyaka myinshi n'ibice byaranzwemo ingengabitekerezo ya jenoside. Mbese ni ugukomeza ibi biganiro byacu, ariko noneho n'urubyiruko mukumva ko mufite inshingano yo kuyamenya. Inshingano yo kuyamenya atari ukuyigishwa gusa, ariko namwe mukagira uko muyashaka. Noneho rero hari no gushyiraho uburyo bwo kubibaha, haba kubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kubinyuza mu ndirimbo nk'uku naririmbaga, haba no kubinyuza mu biganiro bibera mu midugudu. Nko mu minsi iri imbere tuzatangira kwibuka, mu midugudu hazaba ibiganiro, naho hose niho nanabakangurira kujya mubyitabira, noneho no kujya musura imbuga nkoranyambaga z'ibigo bitandukanye. Harimo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Minisiteri y'Uburezi, y'Urubyiruko, Inteko y'Umuco. Ni ingero mfashe. Mbega aho ngaho mwajya muhabona amakuru yunganira ibyo muzi. Amashyi cyane kuri minisita. Minisita, umwaka ushize mu kwa gatatu nimba ntibeshye, hari gahunda mwatangije itegura abagororwa bakoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994 kubasubiza mu buzima busanzwe. Ese iriya gahunda nimba ntibeshye imibare igaragaza ko ari 200 bamaze kunyura muri iyo porogaramu. Ese igamije iki? Murakoze. Wenda birashoboka ko hano cyangwa se muzi na bagenzi banyu bagize ibyago byo kuba bafite ababyeyi bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo bitera igikomere, bikomera abana bafite ababyeyi babaye abicanyi, birumvikana. Twasanze rero harimo ibintu bibiri. Icya mbere, abo babyeyi hari benshi batabwiza abana babo ukuri, bababeshya bati baratubeshyeye, nta bwicanyi nakoze. Ugasanga umwana arumva yuko leta yarenganyije umubyeyi we kandi atari byo. Ugasanga hari n'abana bajya ku mbuga nkoranyambaga bakajya kurengera ibyaha bya base. Muzajya mubibona, muzajya mubona abahungu ba Habyarimana, abahungu b'abitwa Zigira Nyirazo, bitwa Bambonye Umutwa n'abandi.
usanga abana bagize urwango rukomeye cyane, bararengera ibyaha byakozwe na base. Icyambere rero tuba tugira ngo abo bantu bakoze jenoside kandi ari bakuru ko bahemukiye u Rwanda, bahemukira n'imiryango yabo, bumve ko niba barangije igihano bafite uruhare rwo kongera kubaka umuryango nyarwanda, babwiza abana babo ukuri. Cyo nicyo cyambere. Ariko bakanakurikizaho kwinjira muri gahunda yo kubana neza n'abandi banyarwanda. Kubategura nicyo bimaze, kubereka ko ubundi wakoze icyaha cya jenoside no kuhabwa igihano cy'igifungo ni igihano cy'imbabazi mu by'ukuri. Gusubira mu muryango nyarwanda rero ni no kugira ngo yumve ko ni imbabazi yagiriwe agomba kuzikoresha yubaka aho yari yarashenye, aho yari yarishe. Kandi aho yishe hambere buriya ni umuryango we. Niyo mpamvu nahereye ku bana, kuko abo bana baba bafite isoni, ikimwaro, nubwo bungubu igihugu cyacu cyubakwa umunyarwanda wari wese kandi tunemera ko icyaha ari gatozi, ariko ibyo ntibivanaho igikomere umuntu aba afite. Kubategura rero nicyo bigamije, kubereka aho igihugu kigeze, kugira ngo noneho bagaruke babe abantu. Hari umuhanzi witwa Twagirayezu Kasiyani, nawe yari mukuru, yajyaga aririmba umuntu nyamuntu. Muzumva ko karirimbo. Minisitiri, mu gihe turi kwitegura kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, nk'urubyiruko muri kubona turimo neza? Urubyiruko murimo neza cyane. Urubyiruko murimo neza cyane. Ubu mbona urugamba mufite ku mbuga nkoranyambaga nk'urubyiruko mugaragaza isura y'igihugu, isura nziza y'u Rwanda rwacu, y'u Rwanda rugeraho mu kubaka abanyarwanda, kubaka ubumwe, kubaka amahoro, umutekano, iterambere, no kuvuguruza abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Buriya kwibuka naho bishingiye, kuko murwanya abagoreka amateka y'u Rwanda, amateka nyakuri, abayangiza, abayica. Buriya gahunda yo kwibuka mama irimo. Hanyuma rero itariki nyirizina nigera, urubyiruko rwitabira ibikorwa byo kwibuka, bakaza ahantu henshi gusura inzibutso, haba no mu bikorwa byo kwibuka nyirizina, gutanga ubuhamya, kubukurikira, gukora Twitter, Instagram. Urubyiruko nimukomereza aho ngaho. Ni izihe gahunda cyangwa initiative urubyiruko rushobora kugiramo uruhare kugira ngo dutange umusanzu ufatika muri ibi bihe byo kwibuka? Uruhare runini ni murushyire mu kubeshyuza abakwiza ibinyoma ku Rwanda. Hari abajya bambwira ngo ntabwo tuzi amateka, ntidufite ibyo twavuga. Birahari, muranabindusha. Wenda mwijya kuvuga amateka ya mbere ya 60 cyangwa mbere ya 59 n'ahandi, ni muvuga u Rwanda rw'ubu, ibyiza biri mu Rwanda uko murubona, ibyo birahagije. Kubera yuko abagoreka amateka bakwiza ibinyoma ku miyoborere nyayo y'u Rwanda. Muzabona abantu bandika ko hari ivangura riri mu gihugu, bati abaturage baragowe, nta bwisanzure buri mu Rwanda. Ubu nta bwisanzure mufite? Ntabwo burarenze. None nimujyaho rero mubabeshyuze, kandi barahari. Hari n'abivuga bari ahangaha, hari n'abivuga hari ahangaha batyo bakabeshya ibintu bidafite ishingiro. Abo rero niyo nshingano ya mbere mufite, ni mugaragaza isura nyakuri y'u Rwanda, muyerekana uko u Rwanda rumeze, uko rubaryoheye, uko n'iki icyerekezo muruganishaho, n'ibyiza by'imiyoborere y'u Rwanda, bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ibintu mubona. Ariko mujya mubona abantu basebya abayobozi bakuru b'igihugu, babandagaza, kandi mubibona. Ugasanga abasebanya nibo babaye benshi, ababasubiza babuze cyangwa babaye bakeya, kandi ibyo kubasubiza bihari. Amateka aremereye wenda muyihorere, ariko musubize ibyiza by'ubu bihari kandi mubona. Ngibyo. Nyakubahwa Minisita, jenoside yakorewe abatutsi 1994 yabaye uri mu Rwanda? Hari abantu mwitwa ibigarasha, murabazi? Murabazi abo ngabo? Hari ibigarasha bijya bivuga ngo Bizimana ngo yari yibereye mu Bufaransa yinywera divayi, ngo none avuga jenoside atazi. Sinzigera na rimwe mbabwira ahantu narindi, ariko sinari mu Bufaransa. Bazakomeze babeshye, bashakishe, kandi bajyaho. Nejo bundi hari televiziyo nabonye hano ikorera
witwa umunyamakuru ajya hariya mamura nguriya ngo ibyo ababwira ngo ntabwo abizi ngo yari yibereye mu Bufaransa. Ntabwo nari mu Bufaransa namba, kandi yagezeho abeshya abaturage nk'ubyemeza. Nahamagaye wiyobora iyo televiziyo, avuga nturiya muntu ari warambeshyera ariyita umunyamakuru, yashaka no kumenya amakuru ari kuza akambaza, ariko yaragiye aransenya ati ibyo avuga rwose ntabizi, atabwo n'abantu bababajwe na jenoside ntibigira nka biriya Bizimana yigira. Ibyo nigira ni ibihe? Ni ukuba mbasobanurira amateka, kandi amateka nsobanura yose nyatangira ikimenyetso ntavuguruzwa. Ibyo ntafitiye ikimenyetso simbivuga, kuko nyine nta kimenyetso kiba gihari. Ariko jenoside yabaye gahunda yateguwe, hari inyandiko zayo, hari amagambo y'abanyapolitike, hari ibikorwa byo gutoza intara hamwe n'ibindi. Aho rero ni ngombwa ibyo kubimenya. Icyakora nagize amahirwe, ndabyita gutyo kugira ngo ikibazo nse nk'ugisubiza, ariko ntarangije neza. Ntabwo nari mu Rwanda, ariko nagize amahirwe kubera yuko jenoside batangiye kuyikora ku itariki 7, jyewe nagombaga kugera hano ku itariki 9. Nari mfite aho nari mfite tike nayiguze ngiye kugaruka. Ubwo urumva rero ntibyari bikunze iyo nibeshya nkaza mbereho gatoya kari kabaye. Ubwo abakurambere buriya barandinze kugira ngo aya mateka tujye tuyasangira. Abasheshaga kuri minisita wacu. Minisita, ariko ni ikibazo cyanjye ku giti cyanjye, umaze gusoma ibitabo bingana gute? Uko umuntu yabyumva yumva ko usoma cyane, ariko birabarikara. Ibitabo maze gusoma byinshi, ariko cyane nsoma n'inyandiko zitandukanye. Ahantu hose, niba namwe hari aho muzi hari inyandiko za kera, niyo zaba ziriho umukungugu, iyo niyo kimwe mwita tageti. Inyandiko za kera ziriho umukungugu, aho niho njya guhiga. N'ubuje nimuheraho mba ndi kumwe n'impapuro mu biro, iyo mbonye akanya ni impapuro nkunda gusoma. Kandi buri ubwenge buva mu gusoma. Namwe mujye musoma mugire inyota yabyo. Ubwira mugenzi wawe ngo ujye usoma. Mujye musoma. Impamvu ndabibabwira mbikomeje cyane, abajene ba Gen Z iyo mugiye gushaka ikintu uhita ujya muri Google ukajya turiya twuma mufite ugashakiramo, bayita kuri chat. Yes, kuri chat rero bishyirwamo n'abantu nkamwe. None zo wabishyize muri chat ashyizemo ibinyoma, ubwo kaba kabaye urabimira. Namwe rero mujye musoma, mube ari mwebwe mushyiramo amakuru, abayashaka bayashake ko mwayashyizemo. Aturuka hehe? Akenshi aturuka mu byanditswe kera, ukabishakaho biri ukabisoma, noneho ukamenya ibyo ngibyo, ukongera ubundi bumenyi, ariko wahereye mu kubyishakira. Ubu mukora icyo bita ngo copy paste. Copy paste se mubanze mubyishyiremo mwebwe ubwanyu. Amashyi cyane kuri minisita wacu. Minisita, baranyemerera tugiye kwakira ibibazo. Kandi ikindi rero, abajene ndabakunda cyane pe, ariko burya umubyeyi akunda abana aranabahana. Abajene icyo naguhana ariko byakibyeyi. Umuhanga igitabo cya Gasanga gifite impapuro 120, ngo ni ntego nabi. Ibisi nabidemo. Impapuro 120 zose igenda ngo ntibikunda. Izo mpapuro zitaba zirimo n'ibishushanyo. Mugomba no kumenyera gusoma ibivunana kandi umwanya munini, kuko niho ubwenge buri. Hari abajya babeshya akavuga ngo Abanyarwanda ntibasoma, ngo basoma kayoka. Reka ko ni ugusebanya. Ntabwo ari byo. Abanyarwanda barasoma. Na kera tukikoresha umuco wo kuvuga, kwandika bitaraza, bamaraga umwanya munini cyane mu gitaramo bigisha abana umuco, bigisha abana imyitwarire, babashyiramo ubwenge, babigisha kwivuga n'ibindi. Ibyo byose rero ni ukwiga. Twongere dusubire tugire inyota n'ubushake bwo gushakashaka no kwiga, tutagiye mu byoroshye cyane.
amashuri cyane kuri minisita wacu. Minisita muranyemera twakira ibibazo bikeya, abantu bafite ibibazo. Franco? Liano. Uraho neza Franco? Muraho nyakuba. Good evening. Jewe hari ikibazo nashaka kukubaza. Ni ayahe mahirwe ubona abato uyu munsi bafite mwagarukaho abantu bo ku kigero cyanyu kera batari bafite? Niki wabwira abantu bato uyu munsi amahirwe bafite mwebwe mutigeze mugira ukayagarukaho, mbese ukabafasha kutayoba cyangwa se gutekereza ku kintu bagarukaho mwebwe mutigeze mugira ariko uyu munsi wo? Ni byinshi ariko reka mvuge icy'ingenzi kinini cyane mahirwe mufite ni ukugira igihugu giha agaciro buri munyarwanda wese, noneho ukaba ufite amahirwe angana n'aya mugenzi wawe, kitavangura kitarobanura. Ni ibintu bikomeye. Igihugu gitekereza umuturage, kimushakira amahirwe, kimuha ubufasha gishoboye, noneho nawe akamenya uko yirwanaho, ariko igihugu cyamwitayeho. Ayo mahirwe yewe mu busore bwanjye hano hari abo turi kumwe tungana cyangwa bananutaka ntitwayagize, uko twagize igihugu twebwe kigendera kuri politike y'irondabwoko, ivangura n'amacakubiri. Igihugu cyari gifite abategetsi bikunda. Ubu dufite abayobozi bakunda igihugu, bakunda n'abo babereyeho. Ntabwo twigeze twebwe tugira ayo mahirwe yo kugira abayobozi ngo twicare nk'uku nguku tugire uyu mugoroba tuganire, twishime, dutarame, dukorere igihugu. Baradukangaga bakagukubita. Sinababwiye uko twakubitirwa ahangaha muri Kankegari twaje kureba umupira. Ibyo ni amateka yo muri za 82, ntabwo ari kera. Umupira ni ibirori, ni ibyishimo, ni igitaramo. Ariko kubera ko mwatsinze ikipe y'abasirikare mugakubitwa muri abasivili, icyitwa indembo, inkoni bayitaga indembo. Yari inkoni ikoze muri ifite plastique inyuma ariko imbere ari imikwege, yarababazaga pe. Kugira igihugu gifite imiyoborere myiza gikunda abaturage, mufata ibyo. Murakoze. Nitwa Mukezangango Didier D4D. Nashaka kubaza ibibazo bibiri, ariko icyambere ndifashisha urugero. Iyo inda yasimbuye ubwonko, ubwenge burahunga. Yego. Turi kubona hirya no hino ku isi abo igihugu cyagaburiye kikabarera kikabakuza, ariko kubera gutamikwa cyangwa se kubera inzara yo kugira byinshi, abo twita abanzi b'igihugu bagakoresha amafaranga y'intica ntikize, bakabaroga mu bwonko, bakaba aribo bahindukira bagasebya igihugu bavutsemo. Nibyo nise ko inda baba bayisimbuje ubwonko, ubwenge bwabo bukigendera. Nkamina ubumwe, hari urubyiruko uyu munsi tugiye kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Iyo urebye usanga abakoresha imbuga nkoranyambaga bari hagati y'imyaka 19 kugera kuri iyo myaka 30. Bishatse kuvuga ngo abenshi jenoside yabaye bataravuka. Iyo bagiye kurwanya izo ngengabitekerezo z'abo bantu, usanga barwana urugamba nabi, bagatukana, kubera ko amateka bazi ni makeya. Nkamina ubumwe ni uwuhe murongo mwaha urubyiruko kugira ngo rubashe kwitwara neza muri izo ntambara, ariko nabo barwana nabo bakababera imbuto kuruta uko bababera mpangara ngo hangare? Icyo ni kimwe. Icya kabiri nshaka kubaza, dufite urubyiruko ndetse n'abantu dukuze usanga bazi ko kuvanga indimi bagashyiramo icyongereza rimwe na rimwe kitari na cyiza, ko ari byo byitwa ubusirimu. Ni ubuhe butumwa nkamina ubumwe mwagenera abo bantu, cyane ko ikinyarwanda ari kimwe mu ndangagaciro z'umunyarwanda? Murakoze. Ni ibibazo birebire ariko byiza by'ingenzi. Icyambere, abantu bagenda bagasebya u Rwanda kandi rwarabakamiye, rwarabahaye ibyiza
kubera amaco y'inda baribeshya kuko burya nta haruta iwanyu, nta na hamwe, kandi nta na hamwe umuntu ashobora kwishima harenze iwabo. Ushobora kugenda ukajya muri Canada ugatuka u Rwanda kugira ngo baguhe ibyangombwa byaho, ubeshya ngo uvuye mu Rwanda bashaka kukwica, kuko kenshi niko bigenza babeshya. Ariko n'ibyo byangombwa bimaze kubibona, ukumbura iwanyu, ukenera iwanyu, ushaka kugaruka iwanyu. Icyo nicyo cya mbere, n'abo muzi bateye batyo mugomba kubabwira, nta kiruta iwanyu, nta kiruta iwabo w'umuntu, ntibishoboka. Baribeshya kuko Abanyarwanda nabo hari undi mugani bacaga avuga ngo u Rwanda urusasira imigozi rukayiguhambiriza. Rwanda urusasira imigozi rukayiguhambiriza. Uwo ni umugani w'Ikinyarwanda uvuga ko, cyo bashaka kuvuga ko nta muntu ugambanira u Rwanda ngo agire amahoro mu buzima bwe. Ushobora kubura aho, ariko umutima uhora ugukomanga, kandi iherezo birakugaruka. Ni n'ubuhemu bwo ari bwo bwose, burya nta buhemu na bukeya bugira akamaro. Umuhemu bimugiraho ingaruka, asaza n'abiteka. Icy'ingenzi rero, wavuga uta amakuru harabatukana, ntimugatukane. Gutukana ni ingeso mbi. Hari abajya bavuga ngo ni umuco mubi. Nta muco uba mubi, umuco uhora ari mwiza, ahubwo habaho ingeso mbi. Mwebwe nagishubije, mujye mubabwira ibyiza biri mu Rwanda, mubasubize muti iyo miyoborere yo mu Rwanda uruvuga siko iteye. Muti u Rwanda rufite mituweli, n'urugero mfashe mituweli ku butegetsi bwa Habyarimana ntayabagaho. Noneho musobanura uko mituweli ikora, ivuza buri munyarwanda wese utishoboye, ntabwo ivangura. Bo baravanguraga. Mubabwire muti gira inka munyarwanda, umva ingero mubaha, noneho umwereka uburyo gira inka itangwa. Muta amashanyarazi yageze hose, amazi ariho arajya naho atarageraho, ariko hari icyerekezo cyo kubihaganisha. Mufite rero aho mwavana amakuru henshi, mujye mu cyerekezo 2050 ku rubuga rwa Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, muzareba ibigize icyerekezo 2050 kigamije kuvana u Rwanda, umunyarwanda wese mu bukene akagera ku iterambere rirambye no mu bukungu no bukire. Aho muhavane ibisubizo, muba ari byo mujya musubiza abo banzi b'u Rwanda, abo bibeshya, kandi mubabwire muti nimuze turwubake, nimugororoke, nimugaruke. Jewe iyo nkoze message haba kuri X, niho nkunda kwandika, ndangiza ari uko mbabwira nti nimuze turwubake. Murarwubake cyane twese kandi tuzafatanya. Ubusirimu ni ukuvuga ururimi rwawe neza, ukabanza ukarumenya, ukaruvuga ku buryo buboneye, n'izindi ndimi nazo ukaziga ukazivuga neza. Niba ari Icyongereza kige neza, ukimenye ukivuge neza. Niba ari Igiswahili cyiza ukivuge kinoze. Igifaransa nuko. Ikinyarwanda nacyo ni umuco, ni ururimi gakondo ruturanga kandi ruduhuza. Ubusirimu bwa mbere rero, iryo jambo ndikoreshe, buba gusigasira, kurinda uriwe hamwe muho bigaragarira ni mu rurimi rwawe. Kandi noneho dufite amahirwe yuko nk'Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe. Muri iyi minsi nanone hari ubutumwa natanze, bamwe banyumva nabi, reka ube n'umwanya wo kugira ngo mbigorore. Nahoze nganira n'abadepite mu nteko ishinga amategeko, noneho mbabwira kandi nibyo uburyo hari ururimi nako ni imivugire y'Ikinyarwanda. Imivugire y'Ikinyarwanda usanga mu turere twitwaga Ubugoyi, Umurera, ubu ni hariya za Burera, Musanze, Nyabihu, Rubavu n'ahandi. Hari imivugire y'Ikinyarwanda bafite idateye nk'iyahandi, ariko imyandikire y'Ikinyarwanda yose ni imwe, ntabwo bitandukanye. Iyo mivugire rero bafite bihariye ku butegetsi bwa Habyarimana, abanyumvise nabi mbigorore babyumve neza. Ku butegetsi bwa Habyarimana, iyo mivugire yihariye iyo mu karere k'Amajyaruguru yakoreshejwe nk'ivangura, iterabwoba n'ikandamiza ku tundi turere, ku buryo bamwe mu bategetsi bakomokaga aho ngaho barazaga, niba ariho akora i Butare, akora i Cyangugu, akora i Kigali, ntabe yavuga ati
icyo kintu si cyiza, akabivuga mu by'iwabo ati icyo kintu si cyiza, kandi nawe akagutegeka kuvuga gutyo, utavuga gutyo ntaguhe serivisi agomba kuguha kandi ari mu nshingano zo kuyiguha. Murabyumva? Ibyo nibyo byabaye, byaranze abantu baha, noneho ku buryo hari abari basigaye bigana iyo mivugire. Ni ngombwa rero yuko ikinyarwanda tukivuga kandi tukakinoza. Iyo uvuga cyiza ni cyiza, ntabwo ari ci. Nibyo kandi birashoboka. Nitwa Isimbi Christelle. Yego. Nari mfite ikibazo ku rubyiruko. Mfite ikibazo cyerekeye ku minsi tugiye kwinjiramo yo kwibuka. Urubyiruko dufite ikibazo cyo kuba twumva ko iriya minsi itatureba, ireba abarescape cyangwa se abarokotse. So ikibazo mfite, inama mwagira urubyiruko, abenshi igihe cyo kwibuka kiragera, cyane cyane iminsi 7, bamwe bakaba basohoka igihugu bakumva ko igihe tugezemo ari igihe kiri boring. Urubyiruko bamwe bakahita bagenda bakumva ko bireba ababyeyi bacu, bireba abantu bagomba kuba bari ku nzibutso. Inama mwagira urubyiruko nyine rwumva ko ibyo bihe bitabareba kandi tutagomba kwibagirwa. Ikindi kibazo mfite, muri make igihe abantu batwibutsa ibihe twanyuzemo kugeza ubu ni our past, nayo ku bantu bayitabira tubona ko urubyiruko tuyitabira turi bake. Akenshi n'abarokotse baba bahari, urubyiruko abenshi baribagiwe, abenshi ntibabyumva, ntabwo dushaka kumenya ibyo ari byo. Mbese n'iki muduteganyiriza cyatuma tutibagirwa tukaguma kwibuka kugira ngo ibyabaye bitazasubira? Murakoze. Urakoze ku kibazo cyawe. Nanjye njya mbibona icyo kibazo uvuze, uretse no kuba bigaragara mu myitwarire, hari n'ababyandika ugasanga ku mbuga nkoranyambaga birahari, ngo iyo jenoside muhora mutuzanamo ngo irareba mwebwe abakuru, ngo twebwe nimuduha amahoro, twibere mu Rwanda rwiza, nimujyane ibyo byanyu. Ibyo ni bibi. Ibyo ni bibi ku mpamvu nyinshi, kuko n'Abanyarwanda baravuga ngo umuryango utibuka urazima. Bishaka gusobanura ko iteka kuzirikana amateka ni ngombwa, kubera yuko amateka uyigiraho ibyiza byayaranze ugakomeza ukabikurikiza, ibibi byayaranze nabyo ukabimenya, ukirinda kubikurikira no kubisubira. Jenoside rero yakorewe Abatutsi, kujya kuyibuka, kimwe mu byo bitumarira, icya mbere ni ukongera guha agaciro abo bantu barimo n'urubyiruko, barimo abana. Urubyiruko nkawe bishwe kandi nabi, bazizwa gusa ko ari Abatutsi, bikozwe na leta. Abo dufite inshingano ya kimuntu yo kubibuka no kubazirikana. N'uwavutse nyuma n'abazavuka, iyo ni inshingano ihoraho itagomba kwibagirana namba. Tukanibuka tuzirikana ko kuba dufite ubuyobozi bwiza, leta ikunda abaturage, ko habayeho amaraso yamenetse y'abasirikare bahagarikaga iyo jenoside, ko habayeho leta mbi yo yigishaga Abanyarwanda kwica abandi. Ibyo rero bikadufasha kumva akamaro k'imiyoborere myiza, kumva amahirwe dufite yo kugira igihugu gitekereza noneho buri munyarwanda kitareba agatsiko kamwe kitwaga Abahutu gusa. Ibyo kujya kwibuka nicyo bimaze, kandi ni inshingano ya buri wese, ntabwo ari iy'abakuru gusa, ahubwo ni n'iy'abatoya, kuko abato nibo bafite iminsi myinshi imbere yabo, bagomba kumenya ayo mateka kugira ngo birinde amabi, ariko bakomeze gusigasira no kurinda ibyiza dufite, babyubakireho, noneho u Rwanda rukomeze gukomera, rwoye kuzagaruka mu ibyo bibi byaruranze kera. Murakoze. Amazina nitwa Kabasinga Umunyana. Ikibazo nari mfite kiragiye, muri iki gihe tugiye kugeramo mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, hari igihe akenshi usanga urubyiruko tudafite amakuru, cyangwa se atari uko tuyafite, ahubwo ari uko tudashaka kwibaza cyangwa se tukabyirengagiza. Abenshi tukagira ngo kugira ngo dusure inzibutso ndetse n'ahandi habitse amateka yacu birishyuzwa, cyangwa se hari ikindi kirengereye bisaba. Ese koko gusura inzibutso birishyuzwa? Murakoze. Urakoze Kabasinga. Ni ikinyoma.
ayo ni amakuru y'impuha. Gusura inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi ntabwo byishyuzwa. Nongera mbisubiremo, ntabwo byishyuzwa. Ahubwo inzibutso namwe mubwira abandi, dukangurira abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga kuzisura rwose. Ariko ufite ubushobozi ashobora gutanga impano ku bushake. Ashobora gutanga impano ku bushake, haba hari agasanduku uwifite akagira icyo ashyiramo, ariko si itegeko. Oya rwose. Gusura inzibutso zirafunguye, zifunguriye buri wese. Ariko rero usanga abanyarwanda ntabwo uwo muco wo kujya gusura inzibutso ndetse n'ibindi bikorwa nyaburanga by'u Rwanda ntabwo tuwufite cyane. Uzi ko usanga abanyamahanga umubare ari wo mwinshi kurusha abanyarwanda. Buriya nk'urwibutso rwa Gisozi hakurya hano i Kigali, abanyamahanga barusura nibo benshi kurusha twebwe, kandi ari amateka yacu. Namwe rero mukangurire n'abandi rwose, muze mu nzibutso muzisure, nicyo zibereyeho, muhigira ayo mateka, hanyuma tuzimenye. Noneho nituzimenya ayo mateka, iyo unahageze ku rwibutso bwarwo rurakwigisha. Ntabwo umenya gusa amateka yaranze aho hantu, umenya n'amateka y'imitegekere mibi y'igihugu ndetse n'izindi jenoside zabaye ku isi, nazo bakazigusobanurira. Inzibutso rero mujye muzisura, ni amateka yacu kandi tutagomba guhunga. Mwiriwe Minisita. Wiriwe neza. Nsanzwe ngukurikirana, hari ikiganiro mperutse kubona wakoze urimo uramagana ibigarasha, usobanura ibintu neza rwose nk'imfura, urakabyara. Urakoze, turakabyara twese. Twebwe urubyiruko ntabwo tukigira ikintu cy'ubupfura n'ubunyangamugayo. Uze kudusobanurira, ese umuntu ashobora kuba imfura ariko ntabe inyangamugayo, cyangwa akaba inyangamugayo ariko ntabe imfura? Ikindi, mutahuka, reka mvuge inkotanyi zinjira mu gihugu, hari igihe twebwe dutekereza ko zishobora kuba bari abashomeri, ari impunzi, ari abantu bari aho batari bafite ikintu bakora, bati n'undi reka tugende ni yare. Ariko nanone twashize ubwenge inyuma tukibuka ko harimo abajenerale, hari abantu bari bigaga mu bihugu byo hanze, harimo umuyobozi wacu w'igihugu. Mwebwe mutaha mu Rwanda, nuko mwari muri buzima bubi cyane kuvuga ati reka tugende dupfe kwiyahura, cyangwa n'undi mwari mubayeho neza ariko muravuga ngo uti for the sake of our country reka tugende hari ahantu? Urakoze, nkunda ukuntu ugisobanura, ndanagukunda. Urakabyara Minisita. Urakabyara rwose. Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere, ubupfura n'ubwangamugayo birajyana. Ntabwo ushobora kuba inyangamugayo ngo ube udafite ubupfura, cyangwa ngo ube ufite ubupfura udafite ubwangamugayo, ntibishoboka. Ni indangagaciro ebyiri zuzuzanya rwose. Ndetse abanyarwanda bari bafite uburyo babisobanura kugira ngo n'abana babyumve biborohere. Akavuga ati, cyo ni Kinyarwanda, ngo imfura nuwo musangira ntagucure. Abyumva? Uwo musangira ntagucure, ntarye wenyine, ntabe igisambo. N'ubwangamugayo birajyana, integrity. Noneho ngo cyangwa imfura nuwo mugendana ntagusige, kuko kera bagendaga n'amaguru, hakagira wenda unanirwa, wananirwaga rero yafataga undi akaboko bakagendana ntamusige. Hano bakongera bakavuga ngo imfura nuwo upfa ikakurerera. Ni ukuvuga niba umuntu mwari inshuti, ukagira ibyago ugapfa, bibaho, ugasiga imfubyi, za mfubyi zawe akazimenya. Ntavuge ngo inshuti yanjye yarapfuye yaragiye ntacyo nkitayeho. Urumva upfura uko bumeze n'ibindi bindi. Ibyo rero n'ubwangamugayo birajyana rwose, biba biri hamwe. Namwe ndabifuriza kuzaba imfura, mubi imfura. Kandi ubupfura umuntu arabukurana, ntabwo ubwiga uri mukuru, urabukurana ubwiga uri mutoya ukazamukana nabwo. Ku cya kabiri, nakubwiye ko navukiye ino. Navukiye mu Rwanda, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Cyanika, ni kuri paruwasi ya Cyanika, niho navukiye, mba mu Rwanda. Ariko u Rwanda naruvuyemo muri 1987.
kubera impamvu z'uko nari nkeneye kujya kwiga kandi mu Rwanda bitaranshobokeye ko nkomeza amashuri makuru kuko icyo gihe barebaga uriwe bakabikubuza. N'icyo gihe nagendeye hanyuma nza kugaruka nyuma yabwo. Ariko rero n'ikibazo cyawe kugisubiza ntibinavunanye, ni ukuvuga ko iyo abantu baba mu buhunzi, nanabibabwiye, aho uri hose ubutekereza igihugu cyawe, nta n'ahantu na hamwe umuntu yishima hatari iwabo. Noneho rero iyo igihugu cyawe wakimwe ku ngufu, ubutegetsi buriho bukakubuza kuhajya, bukabuza abawe basigaye mu gihugu kuza kugusura, kuko niko byari bimeze. Leta yari mu Rwanda yari yarashyizeho amategeko abuza impunzi z'abatutsi kugaruka mu gihugu, abuza n'imiryango yabo yasigaye mu Rwanda kujya kubasura. Yewe n'abatutsi bari barazanywe gutuzwa i Nyamata na za Rukumberi ku gahato, ntibari bemerewe gusubira aho bavuye namba. Yewe nabaha urugero, mu mwaka w'1963 sogokuru ubyara data baramwishe, hanyuma batandukanya imiryango ya data, bamwe babazana i Nyamata, abandi dusigara ku Gikongoro. Data yasigaye ku Gikongoro na mukuru umwe, abandi babazana i Nyamata, abandi bajya i Burundi, abandi Uganda. Nyogokuru yaje i Nyamata, ntabwo yari afite uburenganzira bwo kugaruka ku Gikongoro i Nyamagabe, na data ntiyari afite uburenganzira bwo kuva i Nyamagabe ngo aze gusura umubyeyi we i Nyamata. Ibyo ni politiki ari hano mu Rwanda. Murumva ibyo bintu? Ibyo rero iyo hari akarengane gateye gutyo, iyo kadakemutse, iherezo ba bantu barenganywa bashaka uko baharanira uburenganzira bwabo mu buryo bwose. N'ubu ibi kandi ntabwo biri mu mateka, biri no mu mibereho y'ibihugu iki gihe. Iyo mubona ubu mu Rwanda dufite impunzi z'abanyekongo b'abatutsi nabo birukanywe n'abajenosideri bakoze jenoside hano mu Rwanda, bari mu cyitwe FDLR. Impunzi z'abanyekongo muzazibona mu nkambi Mahama, mu karere ka Gisagara hitwa Mugombwa, i Nyamagabe hitwa ku Kigeme, Kiziba n'ahandi. Abo bantu bamaze imyaka ubu ngubu kuva muri 1994 bamaze imyaka 32 mu buhungiro. Hari n'abaje muri 1993. Nibo mwumva bari muri M23, M23. Nabo bantu bimwe uburenganzira bwabo kubera ko Kongo itabashaka kandi ari abanyekongo. Amahanga rero ntashaka kureba icyo kibazo uko kimeze. Icyo kibazo kizakemuka igihe bazakemura ikibazo cy'ubuhunzi bw'abo bantu, bakagira uburenganzira ku gihugu cyabo. Ngibyo. Amashuri cyane kuri minisita, mwakoze cyane kutuganiriza. Mwakoze namwe. Hanyuma rero kwibuka twavuze ko ntawe uzasigara. Buri muntu wese agira umunsi atajya yibagirwa, hari umunsi mu buzima ujya untera igikomere, uwo natandukaniyeho n'uwanyibarutse, hari nko mu masaha y'igihangamanywa. Murumva kamelodi ni keza. Abo bantu rero tujye tubatekereza, kandi tuzirikane ko ari ababyeyi bacu, ko bari inshuti, bari abavandimwe, bari urungano. Noneho tugire uwo mwanya wo kubibuka tubazirikana, kandi dukomeze kubaka igihugu cyacu neza tukirinda ibibi. Ni nabwo buryo bwiza bwo kuzakomeza kugitetesha, kandi natwe dukomeze dutete, n'abazatuvukaho nabo bazatete mirere na mirere ubuziraherezo, murota Imana y'u Rwanda. Amashyi cyane kuri minisita.